imyumvire abenshi twari dufite ubumenyi ngiro bwaziye igihe kuri twese reba nawe ubaka iyo minara rebe nawe imihanda tunyuramo utere hirya ureba amazi tubamo ugaruke hino ikoranabuhanga erega nta bukungu dufite mu butaka utanga kubera ko hariho ya restaurants iradischarging niyi ni kamera bigenza iyo habayeho gucika umuriro kubera ko harimo za kapasita n'iki ihita itanga kagaherere kabayeho ihita igapfuka kugira ngo utaza kubona ibyuma byatse bikazima bikaka bikazima kereka aho umuriro ubaye mukeya ihangana n'icyo kibazo ukazabona ukabona ibyuma biri kwaka bikazima bikaka bikazima kubera ko ibirimo irarwana kugira ngo iguhe umuriro uhagije ariko ikabura ubushobozi bugumya guhoraho ariko icyuma cyawe kikaba kitapfa ahubwo reka birimo irahangana nabyo icyo gihe ubonye bimeze bityo umenya ko ahantu haba harimo umuriro mukeya kuko niba ubonye ingiri irimo iraka ikazima nusapurayingaho microphone ntawe uzabona ingiri irimo iragwaza sejyane ko umuriro ari muke gusa uvuga ko ahantu ntabwo uhagije ujye gusapurayinga ukura hirya ariko urimo voltage regulator sibyo noneho murabona hano inyuma hari dore uru rutsinga cyangwa se iyi bakebo niyo ucomeka aho urimo urafatira umuriro kuri AS yawe ku mashanyarazi bisanzwe kuri ya prizo yo mu nzu ntabwo ngako ucomeka kugira ngo winjize umuriro w'amashanyarazi yo mu nzu ahangaha niho uzana ugacomeka murabona ko hafite output kiriya ni ikigabo iki ni ikigore sibyo ufata undi mutwe nk'uriya uza kuri mixer yanjye cyangwa se kuri raronde nkawucomekamo ahangaha kugira ngo mfate cya kintu cyabaye produce ahangaha ya process yarangiye hano mutangiye ku output nifatira hano murabona hano rero murabona hariho signal bigaragaza sibyo hariho input akabona output ubwo input kandi murabona hariho umukara n'umutuku dukurikije za kara code twize mu mashanyarazi tugenda dukoresha ahantu hose ahangaha hari umutuku ibisanzwe bizwi ku isi hose aba ari umuriro winjirira faze sibyo aho umukara akaba ariho netre yinjirira urabona kuri no device yacu uburyo duhuza ibintu dukaraga hano tugasanga bazamura agaporo k'umukara itaza akantu icyambere n'ubumenyi ngiro twarabikemuye yaba umuhungu cyangwa se umukobwa biga ubumenyi ngirereka ni kuri bose inkingi ya mbere mu burezi igisubizo kuri benshi twategereje z'amakorane twiga kandi dukora sibyo abaswa nk'uko abenshi babifataga ubumenyi ngiro inkingi ya mbere mu burezi igisubizo kuri benshi twategereje z'amakorane twiga kandi dukora sibyo abaswa nk'uko abenshi babifataga ufite inzozi wakuze wifuza kuzageraho ukunda gukorogoshora utuntu ndetse n'utundi ibintu byaroroshye ntibigombera imahanga ubumenyi ngiro buri mu bumenyi buhanitse ibikoresho bigezweho dukeneye gahunda y'uburezi bisobanura neza samahitamo amwe guhitamo ni kwinshi yaba ubwubatsi cyangwa se ubukanishi ubutayeri ndetse n'ubugeni iyo dutereye akajisho ejo hazaza ku isoko ry'umurimo nawe utabibona ubumenyi ngiro ni nakumirwa ubumenyi ngiro inkingi ya mbere mu burezi bamenye icyo bari bukosore ku majwi barimo baravuga kuko ziri kureba muri twebwe kandi bakaba ari hariya byagorana kugira ngo yumve byoroshye cyangwa se neza muri ango arimo ijwi uko riri kugenda neza niyo mpamvu bamurebesha hizi ngizi kugira ngo yiyumve performance y'uko irimo iragenda amenye niba aragabanya ijwi cyangwa se niba araryongera cyangwa se yumve niba ibintu bye biri kuvuga nabi kugira ngo abona ahera abwira DJ ati ndumva ijwi ritameze neza sibyo kujya muri positive no muri negative hari uburyo buciye intege z'ijwi ku bushobozi bwo kuvuga cyane wakongera ugasa nk'uryo ugomba kubanza gushiramo supply yawe kuzi supply izi ngizi no gushiramo amabuye sibyo murabona ushiramo amabuye kugira ngo ubashe kuba on and then ibone itambutse ngo numara ku install microphone nk'izi ziri wadi niyo yabiri wireless ngo isigiri on ugitereke gutya kandi ibyuma biri on ko umuntu araza ayikomye gati kagwa hasi murumve byawe ngati cyukaze ukayese ziri kwaka byica ikiganiro barimo ko mugenzi washobora gufata mikoro arimo aravuga abari iruhande kuri ya meza nko mu bukwe abari wabo w'umubyeyi ni wabo w'umuhungu ni wabo w'umukobwa bamwe baba baraha abandi baraha bafite
mike yabo hano, abandi bafite yabo hano, na MC afite iki, sibyo, n'undi muntu wenda uri bukenera ijambo afite iki. Umva byibuze ubwo nestaye enye. Noneho kibi cyane n'izira za wireless, yagisize cyaka hari igihe kizana ama infect yadanje kumva kirasafusha, aka kaza mingo ukibuka kuri zira zero wireless, ikintu kikubwira ko uko wavuga haje n'ibintu by'umuyaga bisamira, icyo gihe imbaraga z'amabuye ziba zashize. Uko arimo aramuvinga akazavuga ukumvise cika, kongera ikavuga ukumvise cika, ikorese irimo cyangwa se amantene yayo arambuyemo, kuko iyo abantu bakoze ikiziga imbere yayo gutya, wawe uri hirya kwa kataba arimo arabona sinyale neza, avuga bicika, akavuga bicika buri, sibyo? Iyi ni kuri ya receiver yacu. Hari umuntu utumva uko ino receiver ikora ngambaza, hari umuntu utumva uko no mic ikora ngambaza. Connector nyine murazibona umumaro wazo, ni design biterwa na device ugeze. Ari amakebo mwayabonye, ari amakebo niyo twifashisha bitewe na device ugezeho. Ari device ushobora kugeraho wowe ugasanga ufite kebo ya gutya gusa, ariko ufite connector n'iri ya migozi, ukabona ifite amapoti yajya ameze gutya gusa, wowe icyo ukora ufata ya kebo ukikorera umugozi, ya migozi ni umuntu uyikorera. Ko n'ubundi iyo ugiye kubigura ntabwo bigura imwe bavuga zo gutestinga, sibyo? Ariko baguha amakonegiteri ni menshi, nabonye ndafite hari kaguha n'ibizingo by'imigozi by'ubwoko butandukanye, wowe icyo ukora wikorera konegiteri yawe. Ni logique yumvikana, uraza ugahambira hasi. Hano urabona harimo iki gitangaje, harimo inzira ebyiri, umenya ngo kamwe ndagashira kandi ndagashira n'icyo kavuga utejo hano ari narwo ndibushira hano, ongera kamenya ngo urwo nsizaha ni narwo ndibushira hano, kugira no kuma continuity yo kuri port no kuri iriya bize kuba bihuye, kuko iyi kebo kuva hano kugera bityo sibyo? Iniyo vitamine, sibyo, ikontorora ibi byose bibera utu tubiri. Ni main z'ibi byose muri kubona ahangaha. Ushobora kuba nazamuye ijwi, nkazamura iri, nkaba na control volume y'ibi ngibi, ariko naza kuri utu tubiri nadushira hasi gutya, byose nkaba ndabihagaze. Zanya hano mureba ahantu hajya speaker, hari speaker iri muri right, hari n'ibiri muri left. Urumva iyo nashize kuri right irabifite kanobo kayo, iyo nashize kuri left bifite kandi kanobo kayo. Ariko mwuke ki ari bino bimare ni speaker bimwe byanashye kwitigirijwe uri hejuru bitabyanye, sibyo? Ariko hano niba nambaremo mbabiri kuvuga cyane, hano ushobora kuzana itangirwa n'ahanga ukabura output kandi ubona ibintu byawe biri kuvuga. Sayo mic nkashobora ubona ibintu byabuze kandi ubona ibintu byawe bizamuye amajwi yose, uzureba ino foto niba itageze itazimije. Ino phantom rero ni ukudaboringa, dore ni ukongera ubushobozi, volute z'amajwi ukaba uzihaye 48. Urukora kuri okebo kumva yashyushye, ucomoranye n'ufyeme, ariko wakora kuri kimwe cyo kumva nta kibazo, ukumva biracyari normal kwa kuntu, uko cyo gifite insinga zikomeye na shifte zacyo zirimo indani, zifite ubushobozi bwo kugumya guholdinga ya circulation y'ama electron arimo aracamo indani, sibyo? Ntaribe, sibyo? Iyi si yo main ntimuyibone. Aka ga screen umumaro wako no kuindicatinga cyangwa se kutwereka output ziri birimo birabo. Amplifier P 6,500. Kwa kandi dutwara mu kigo ni 3,500. Sibyo? Ni 3,000. Urumva ubushobozi kari agafite. Hari n'umwana abonye twakoresheje animateri yakoresheje cya gitaramo kirimo hari ibyuma bajya bazana, tutanatinyuka kuba twasupplyingaho iriya noze iriya amplifier yacu, kuko ishize yahitishye kubera byuma bifite imbaraga. Cyangwa se umukobwa biga ubumenyi nyirerekane kuri bose, inkingi ya mbere mu burezi, igisubizo kuri benshi twategereje, z'amakorane twiga kandi dukora, sibyabaswa nk'uko benshi babifataga. Ubumenyi ngiro inkingi ya mbere mu burezi, igisubizo kuri benshi twategereje, z'amakorane twiga kandi dukora, sibyabaswa nk'uko benshi babifataga. Max
twakuse wifuza kuzageraho ukunda gukorogoshora utuntu ndetse n'utundi ibintu byaroroshye ntibikombera imahanga ubumenyi ngiro buri mu bumenyi buhanitse ibikoresho bigezweho dukeneye tubara ducomora kugira ngo baze kubona uko batandukanya akantu n'akandi sibyo mu kibuga k'inari meyini sibyo uburyo yaba umuhungu cyangwa se umukobwa biga ubumenyi ngirereka ni kuri bose ngiro inkingi ya mbere mu burezi igisubizo kuri benshi twategereje z'amakorane twiga kandi dukora sibyo abaswa nk'uko abenshi babifataga ubumenyi ngiro inkingi ya mbere mu burezi igisubizo kuri benshi twategereje z'amakorane twiga kandi dukora sibyo abaswa nk'uko abenshi babifataga ufite inzozi wakuse wifuza kuzageraho ukunda gukorogoshora utuntu ndetse n'utundi ibintu byaroroshye ntibikombera imahanga ubumenyi ngiro buri mu bumenyi buhanitse ibikoresho bigezweho dukeneye gahunda y'uburezi bisobanura neza z'amahitamo amwe guhitamo ni kwinshi yaba ubwubatsi cyangwa se ubukanishi ubutayeri ndetse n'ubugeni iyo dutereye akajisho ejo hazaza ku isoko ry'umurimo nawe utabibona ubumenyi ngiro ninakumirwa ubumenyi ngiro inkingi ya mbere mu burezi igisubizo kuri benshi twategereje z'amakorane twiga kandi dukora sibyo abaswa nk'uko abenshi babifataga ubumenyi ngiro inkingi ya mbere mu burezi iyo uri kuri konti urabona ko imikisi wowe uza gukonekita zino microphone sibyo ntabwo mwakonekishoni sibyo adiri none uzamenya ute ko mike yanjye ariyo yagize ikibazo kandi abasetinze ino migozi ya mike utari uri kumwe nabo ukaba ubona ni iya kabiri iturutse hano ni iya gatatu uturutse hariya haruguru sibyo wowe byanze bikunze kuko babisetinze utazi ibyo ari byo nujya gushaka cya kibazo ngize kuri mike yanjye uzabara rimwe kabiri ngo ubwiye ni iya kabiri kandi uwasetinze yabyishe ngaho ugeze ahera ikaduhera cyane mwaba sapurayingi ifu sapurayingi aho wabakema sapurayingi na none urabona ko ari gushyira setinze ibitegura gahunda yayo niyo yikeneye yayo noneho uri kubona ngaho izi nazo zikaba konekiteri zo guhuza sipika na mixer kugira tubone output mubona impamvu izi zimeze gutya no kubera ya port imeze gutya nyine sibyo ifite insinga ebyiri rumwe wari post uru ni urwino speaker sibyo iyi banze nini uru rundi rurakomeje ruratambitse rugiye kuri la speaker yindi nini hariya ni left bingiye ubwo urumva izi zisigaye ni za turiya dutoya sibyo uvuga ngo leta mfata iyi si left sibyo urabona uruzi nsinga ukuntu zikase hariyo urutsinga ruriho akantu k'ubururu kantu ubururu ukomeza nsanga insinga zarakozwe sibyo nindangiza kuko ino ntabwo ari sitasiyo yesitaye ngo na konegiteri zibe zifungiyeho iyo umaze kuyisara ibishingiri gahita kajyaho simaze guhuza insinga zanjye sibyo kwa komise bibika ngesara gutya ubona noneho wowe irafunguye uri kubeshya ntabwo ufunguye irafunguye manika ndavuga microphone check kubitaho yitwa ngo ni panda
sinari beretse bambwira ngo regera right na left sibyo uvuga wowe mwaramutse iyo murumva iri kuvuga komeza uvuga rani bimeze bite yashyize muri minus sibyo ngaho uvuga mwaramutse urumva ko ijwi ryiyongera ngaho ngaho adriye bimeze bite urumva aho rigeze ubu noneho ngaho usa nk'uko hano ndi kumwe noneho girana adiri kubita cyane cyane raya kubita uri gufata video ariko wacomora wowe murezi irane ntabwo bitambikamo cyamunaniye shyiramo mu mwana dore umuryango watembereye